ways, ambiance is boom ways, tugomba kuzamuka. Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukira po mwese mugerwa majya Francis ubugerazo badisobanura barimo diaspora mwese ikaze niba bwa mbere gose wibuka kora subscribe mu kiganiro cyitwa ubwino ninjye gacha only ibyari inzozi bibaye impamo. abo no saje arimo bajya kuza bazize mu kazi k'ubushomeri ngaho ahubwo vuga uti kwari bake ubundi twagombye kuba turi benshi birenze dukangura n'abandi bana batiga n'iki gusubira tuce no kuri nkuru y'abana batiga ubwo ratwitwara rimwe mu karere ka Gatsibo abana barenga 360 babinangiye gusubira mu ishuri. urumva nyine niyo mpamvu nakubwira ngo ahubwo turi bake ibaze abo bana uhita ukuba none uturere 30 ubwo hari no ushobora gusanga ari n'akarere gafite abarenza ase bagomba no gucamo nka leta bakareba n'iki kiri gutuma abana batiga kubera ko birakabije. Erego muri abo ngabo si magana ngabo uvuze batiga ushobora gusanga kimwe cya kabiri barishoye mu byaha by'ubwenge amayoga aribo birwo mugane bacuruza ibyo bintu twoza tuvuga bamena ariko nabo bari kubimena. Ikibazo nuko abakecuru bari kumenya ahantu bari kuzina bano basasa urubyiruko se nize bari kubimena ari gukura mu gikaro gasanga barakapima bati acyara gacupa abana abo bantu munsi twabafashe mugapimira mu gikaro erega mubwire inyoni zijinama n'abazihigi nabo bazo bakagizina abahinzi bagina cyakoze nyine tuzgo nuko cyakoze uko biri bizagabanyuka ariko abasuze muri katera kubaza icyo warombweho kuba ari gusoza gukora ikizamini gisoza nyine iyo myaka yabo nababwira ngo bagiye kubona izo diplome congratulation nyine mukore ne congratulation bose ko bazatsinda ko bazatsinda ariko n'abazatsindwa ntako muzamutagize muzaduhure uzatsindwa azemere neza yuko yatsinzwe asubire utazasubiza twe n'utarareka yiga mu wa gatandatu yakwizanira za F harya twe niko twabibaye ngira ngo byarahinduka kaza muri unclassified sozo umuntu muri ati sitasubira ku ishuri waza muri unclassified wiga ikinyarwanda ubundi ukaza wowe usubiyeyo buryo joye aka kadiplome wiga mu kinyarwanda ujya tuvugira ukuri kw'Imana diplome iraryoha jeje tubiganireho kararyoha pe ariko ikiryoha cyane ubushomeri bwayo ngomba kubufiringanye asozo umuntu ufite diplome ngo ntabwo akwita bibirenge uyu nguyu ngo yitwa tumushime aratwara cyangwa ngo mwebwe rero byo muvuga ntabwo mubizi ngo nta muntu ujya diplome itabibirenge bazi niyo mpamvu bigwa mu makanyanga bakabafunga mwishimira kujya gupfira muri gereza. Fazari wayibona ejo cyaje bundi nta yimijwe n'ikaramu ntigira niramburura ejo cyaje bundi hari ibintu byahumye we haleluya amena Nyagatare menye neza yuko ubu uwitwa Davis aka Dede akaba ari kugenda agaragaza neza cyane yuko muri MTN Music Festival mu karere ka Nyagatare gagiye kuzaga kubita ishuro uwitwa Chris Easy azamusindiri wabo hari ikintu nahoze ndeba ase Gigi man hari n'inkuru rero namaje kubaho umukobwa mwiza ariko ubundi bajya bavuga ngo amaje gukura sibyo ari kwiyitaho ntabuze sheri ariko yakoze anniversaire nibagaso blessings yaranabyibushye yakubye wabyo ni ngombwa ngiye wayisha mu nshakire ntuza se Gigi man Tom Close man Gigi tubigaruke man byanyabyo Tom Close igitaramo agiye gukorera Nyagatare azarusha Chris Easy imbaraga ku rubyino oya Tom ni umusaza ngo umusaza bari umusaza ni umujene narimo umusaza ari umusaza yanamurega buriya iyo bagiye live ku ma stage ntabwo bigendera ngo uri umusore cyangwa bigendera ku mukobwa wacu naza muga ndabana bebe bana Tom yarakunzwe mu gihe cye ariko icyo namubwira cyo afite abacarenja bagezwe umwana bita Easy imitima y'abanyarwanda arayifite
rwose tujye tubi mbo Tom we arasaza rwose aho kubaza tegurira award y'abasaza byenda bajyaho tumenye ngo Chito kagiye guhangana na Tom Close generation yabo Urban Boys rega bo babaje guhangana mu matsinda Chesu fanya tafugenge ugafata nuza oya ba Pifra ba Buda wasohotegura award iri butwaro y'abasaza nukuri kwimana mbere bicitwa ubujura bakongera bakayibira runaka se atayibase kuko ndakubwiza ukuri Doctor urabona Gigi sibyo urabona sibyo Pifra azamuse mu ndirimbo yitwa ingwatira bose bahita bagwa ako ubundi gaca sibyo reka dukora gashya boss ntaga tweme boss no muke oya boss yakomenika oje kora abakiroza nemo na boss wacu aracyakenya pe boss afite urugendo rurerure aya Gigi reka tuyizanye ukuri sibyo boss no ndabizi neza yuko utema ibiti muri Canada ubukene si ikintu bro Gigi araga Gigi nubana umuntu ujye umumenya sibyo boss nubwo utema ibiti muri Canada gufata miliyoni zawe 500 nziza ntabwo yareke ndaye ugiye twashobora Gigi ibihumbi senyisa byaho ngaho karabe ukarabe atari imiki boss n'uburaya bwe yaramenye kigero ugenge ukoze ukayigura bahita baguhana oya nje cyo nashaka kuvuga ni igitekerezo namuha harimo bashaka kucyumva oya n'abandi bakire reka banacyo yasa n'abandi bakire bakabyumvira bakavuga ati okay nyamara iki ni kizimu wabikora sinzi ngo byacaye cyagute ariko nka boss uramutse ufashe miliyoni za 500 niyo haba harimo n'abandi ba boss batwumva yino wabikora akavugana n'inzego ababishinzwe bagategura award y'abasaza ya generation ya 2008 bategura rero ni y'ababyeyi oye buri abasaza n'abakecuru birajyana aya so bamwishyuza bagaruka kamubwiza ukuri ntago wazana witwa Miss Jojo ngo ujye kumuganisha n'uwitwa Bruce Melody oya Bruce Melody y'ababyeyi twamufata mu bana uretse Bruce Melody twamufata mu bana Black we yajya hehe ako the band amaji namushyira mu basaza bose mumagakaye nange kama ibyo namweye we uretse kweri yenda amaji nawe nuwona rimwe aho ngaho ntago ariko byibuze baya banonesi uri wamaganso n'ishimwe nanuze ase wama Mr. Chanel yaririmba nose akavuga ko ya uri Noresi yagiye akajya gukarabya abana baba baje kuza baje kuri stage bavuga ati tujye kureba abahanzi Mr. Chanel na Mr. Jojo urabazi wowe twahita dukora abo ba Maji ba Melody abo bande abo ngabo nibo baba bategura aba bajya mu gikoni bagateka bamwe abandi bakoza stage abandi bagahanagura barafiki ntabwo arafiki yaza ntabwo yaza muzane na Maji ntabwo the brothers babico the best babasaza abapayasi ngo Melody nawazi ntabwo rero wafata Gigi none warembye ngo bonane ntabwo bakoya ngo the bench ubundi Gigi hari ibintu ubundi namaje gukora bitajya bihuzwa umwana ajya amenye icyiciro cye Chris ize we noneho yajya mu bafana we yajya mu bafana we yaba ari mu bafana so wewe none ahangaha se tufataga icyatwa koko bajya mu bafana nawe ku munsi mukuru wa bonane aricara akavuga ati kanumve ndirimbo bonane ako gatekerezo rero mwabakire munyumve muzarebe inzego zibishinzwe banashyiramo bumvisha igitekerezo y'ikizima banashaka n'abaterankunga izo miliyoni zikiyongera none se MTN ugasanga umuntu ubaye uwa mbere MTN irahari ntaza Airtel izaza Gigi kamwereka sibyo agakomaho ugasanga reka turebe ngo ubundi byiciro byawe binga nka Rider ayitwaye cya Buda ayitwaye nka miliyoni yenda nka senkani nakubwiye ngo ayo mafaranga yose ukayatekerezamo mu muziki ngo yazanyemo Meddy navuye mu muziki niyavuye ntabwo Meddy yaza guhangana tumye uko indirimbo yasohotse yari kumwe na Nusa Meddy Kenzo uzi bitamo byari biri inyuma yayo
ni ukuvuga ngo icyo nashatse kuvuga impamvu mvuze n'icyo gitekerezo hari ukuntu abantu batwumva mu rwenya bakagira ngo bagahita babona ko nyine ibintu tuvuga ari ibyo biriseriye impamvu mbavuze ibyo iyo bigeze kuri iki gihe cy'ibitaramo by'iki n'ibiki ntago ba bantu bacu twakunze ubwo wumva Tom ngarimo n'abasendera ukabumva ngo bajya mu bintu ntago nyine bahabwa agaciro kabo n'ibyo badukoreye mu gihe cyashize ariko habaye hateguwe igisata cyabo kavuga ati iyi ni foto sendera akamanuka ba Tom bakamanuka ariko DJ Tough Gang abasigaye bakamanuka hakaza The Brothers bavuyemo harya njye mbazi bakiye bande ba Mr Kagame ni Mr Kagame n'umwana w'ishuri bariya bari The Brothers yari pious ba DJ hakazamo n'umukobwa Ziggy Double 5 ndanamukumbuye umuntu uzabonera Ziggy Double 5 umubwire ngo ibintu wadukoreye ba Faruku Haruna barimbaga ikigabo cy'igisambo mwana twakunze abantu ba Miss Shadera uruzukunde unkumbuje none arakaraboro kayi noneho yazamukagamo kajya kumva amarangamutima yose kitukujeje yari umwana abafana ariko byibuze ari mu gihe cyaburega kitoko ni wa Viota buriya mwana ushimeze makaka Vieta ari umuntu cyo kumva kazo bya betting mbaje Igikombe isukura umuntu wese uzikakira akadege reka mugo butuma mwana umuntu wese uzikakira akadege umuryango ushaka umuntu w'umugabo aricara aragarama none oya bakubona umugabo ufata ibihumbi 200 akabikura mu rugo akajya kwicara muri beti agakicara kuri Vieta ayo mafaranga nayafate Gigi tuvuge tuvuge ibintu turi serious cyane ayafata je naguremo umuryango we inka azari bituzamugira umumaro niyo zabihene n'ingurube mana yagize agaciro yabi bikoko n'imbeba n'izambeba za kizungu yego ariko uzigiye mu mara urukwavu rw'ikigero ngurira kugura ngahe ntizaguraga 1,500 na 2,500 ngo ni gato ubu nguje n'udafite inote y'icumi tukiri kaminuza akagoraga kugenda twazigura n'ubyibuka kagera kabira karo kabatiri umukobwa mwiza n'iki nabyadanje turagasanga wabuka karya mu karya nyine sozo umukobwa agiye gusura umukobwa muri game stipe muri gato akamutiramo inda gacha yo Gigi twari turimo dusoza kuri icyo kintu wari mumarire Tom ngo wese azarya kuba Nyagatare so icyo navuga cyo azihagararaho umusaza yarakunzwe yakoze ibintu bikomeye cyangwa ariko kuri yizi ku mbaraga ari kumwe nazo byabereye Karongi no kubona ikimasa gihagaranye n'ihene ubutumwa umugereho ubutumwa ibintu byabereye Karongi mu bintu byabereye Karongi kugusuzugura sinanabikora uri umuntu mukuru turakubaha turi umuntu twubaha ariko nushika kuri stage birekera aba bana bari bizahuka birekera abo bana ngo ni bayizi amaraso gishyushye bari baho kama hari baba bande na budura cyabona oya budoga bashika kuri budoga nabo baravuga ati uyu nguyu we nitujya tumenya ngo ashobora ko afite mbere n'umuzi yayigaga yijanje erega shaho burya tujye twikaraga mu mbaraga zacu ariko hari aho bigera zikapa abushi n'abasore n'abantu bari mu birere sibyo niba birekera abo bantu bafite amahoro somanye ari ikintu ngemaje kubona sibyo umuziki wo mu Rwanda ubundi barako ifite ibyiciro bitatu hari icyiciro cya mbere ni hip-hop ndetse na ntago mani ibyo mani reka ni ibingibi byibyenza ukabiri bari kuzanga umukaye bagafata beat bakatanya ngo ni kinya vuga ibice bitatu muri ibingibi sibyo hari umuziki wacu w'imara sibyo twaturirimbo two muri ibyo bihe umusaza avuga ati ngiye aka karimo narakumvaga ngasinzira yakubwira hagati y'ibiti bibiri kamenya wamenya rwagihuta ukayimenya sibyo yakubwira ngo twebwe twajyaga mu gitaramo witwaje inzoga wabura ikigoro ko utashika aho hantu sibyo rero kase muri kireri tuzizamukana siba kireri racyaguze kuri abagore abandi bakagera bakajya kwegera no bakananibana barangiza kuvuga ngo nta byadanje mana cyabuzimara gucuranga naho kireri mu cyo gimbara zabasaga muri Gatsibo rero iyo ni generation ya mbere abo basaza n'utwo turimbo twabaye tw'icyo gihe tutujyana tujya gutetesha abakobwa b'iyi minsi bakaba bati yo uzi igisego cye twukwibyara uzi none umusa n'inyange ikubita umwana akatavuga ati ndemeye
icyo ni igiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri cyabajeyi bacu ni ya generasiyo yavutse cyangwa yakuze yamenye ubwenge kuva muri 2000 kuzamuka ugashyika 2005 ubwo batangiye kujya kaminuza n'amasogonderi makuru. Tafu yaje gushyika 2010 hahandi urimo babakoboyi bose Urban Boys, Dream Boys, Tough Gang, akazamo rwose Street Soldier, harimo bantu uzabona bakoboyi ba Riderman n'abandi bose, akazamo ba Faruko reho abantu bazamukiraga barabakoboyi baduhaye iriya generasiyo, akazamo n'umukoboyi w'umunyamakuru ukomeye cyane, akaba ni generasiyo TPP. Urayibuka? None se ngo ni Just Family. Just Family hari amatsinda menshi. Ngo dore uwo mwana hagenda neza aseka neza arahebuje. Shagogo zakwanjye nawe reba iki ngiki. Ngo gashaka iryo jwi ryawe wajya ngo n'urugi bakinguye ntuzongere kuririmba ngo pasi ujye uganiriza abantu ngo bibasha. Ntago yaka kuko baga iki gihe bakubwiza uko. Ntago iyo bakureka bari kugumuka tubeye. Basa bakaririmo ni kabi. Si kabi ni keza ariko kuri ba nyirako bakaririmba wewe kukaririmba sokosha nyirako muri bakavuga ati ni byiza. Oya gaca iki gihe rega byarahinda. Akazamo n'indi generasiyo yo kuva noneho 2016 sibyo kuzamuka gushyika 2020 kandi uzasamugamo bo Chris izi ukamanuka ugasangamo witwa Soshomura. Hega ni muri generasiyo nije super mo hagati aho ngaho. Igizo generasiyo kare 3 ntabwo waziteranye ngo uvuge ngo zose ngo abantu kuko ngo bazikunze ngo uvuge ngo bahurije mu kintu kimwe ngo baratanga ibyishimo bingana. Harimo bibi babandi ko marajyari aririmbe ngo ntibizabe ngo abantu bagiye mu myaka ye nibo banarire bitabira ibyo bintu wimbwira ngo mu abaje n'urubyiruko rwitabira ibyo bintu rwose Tom nge ntanakubeye 80% ry'abantu bazaza kureba uzabona bari kugufana uzamenye ko baje kureba umuntu doctor ukunzwe cyane doctor uhagarariye nico bazabaje kugufana. Ati indirimbo nziza muri iyi minsi akongera Bulldog ega nibyo nakuki utanyumva gaca nibyo nakubwiye nti bagakoze ibihe by'abasaza n'ibihe by'abasore kuko izi ntabwo uri bumbwe ngo Tom araza kuri stage amere nk'uko yize ari buyize. Twabibonye neza cyane mu karere. Urubyiruko nizo nkunda rubyina dufite. Nkunda rubyina harya niho bantu bakunda ibintu byo kubyina. Agenda muri byahiye byacitse hamwe n'urubyiruko rusobanutse ruzi ibintu bajyamo. Nibo bagiye kubiza bagenda no gushungera si babamo bashungereye nese umuntu wiragiriye inka telefone y'abayifite iriho Chris wambwa ngo umuntu wiragiriye inka w'umushumba hariya Nyagatare na Gatsibo wifitiye radiyo aho ufite memori card azajya gufatishe ngo ajye gufatisha ngo bwira yewe biragoye yajya kwifatisha ariyo bana nginana isi waje tugakina ibyo bana ako kana azagenda agafatira ajya je maije urumva rero aba bantu ntabwo bazangana umufana icyo ugifate ugishyira mu mutwe wawe se tuzaba turiyo uzaba dugushungera njyewe nzagenda no ku bwato mu pe nzagera njye no gusura n'amarangi nzajya gusura n'abakecuru babo mufani sibyo mufane pe kuko njyewe ndi mu bihe indirimbo zaririmbaga zarankoreraga wasikoresha uteretesha hagati ya 2012 na 2018 yego narabikoze sibyo ariko ntumbwire ngo urubyiruko ruharukiye rw'iki gihe ndakubwiza ukuri icyo base bazaba bafite amatsiko Dr. uhagarariye ibi bintu bijya biduca hejuru tujya tubona nuriya abenshi ntibazabana fonogoza bakanuye avuka mu burasirazuba Gatsibo nibyo bazababaza ariko ibyo kuvuga ngo Tom ubu twemeze neza yuko witwa Chris izi cyangwa Davis D umwami w'abana Bushari abo bantu barakora gashyari nyakase uno mukoboyi wacu noneho Amarone de Brothers Amarone we twitegeho iki we Amarone azabaza stage none ngiye kuririmba
Nukuri kw'Imana marina zikurira. Nukuri kw'Imana marina zazunguza ari hepfo ikibuno. None se aba bantu koko abo bantu bazagutsa abantu koko ni wabo Budariyo azarimo ntabwo ahari yarari mu bushize umwaka ushize nibyo ariko uzi ko kwiba buri mwaka gasati nkuru ngubu mbese Knowless ndumva barimo umwaka ushize ahari bari mu uyu mwaka so igihari cyo Tom icyo kora icyo nemeza cyo n'umushyitsi mukuru muri azaza nyine azaza aje kwipfundikira agazaza aje gutanga ibyishimo nibyo Bruce Melody bamukoreye bavuga ati mva mubwira wowe nasiko tabivuze ugomba kwicara ukiga ngo ukomezanya bato ngo ugafata ibipantaro Jadabe gira bato no yirekura hanze ngo hari abasore bagiye gukubitisha uko niko arayimutera da n'ubu ngubu shaka hubwiza kuri Enda bajya bavuga ngo mvuga menshi sibyo ariko ntakubeshye Bruce Melody naguma muri ibi bintu by'ubujajwa byo kujya kwitira ari gushaka amafaranga bro buretse n'amafaranga Emirene se byuze tuvuga ko senkana mwa wananiye kwikorera ni mwese ari marija ariko si nyine nawe gahiti muri rubanda nta hiti Bruce Melody hit afite iramuvugira abeje mutabaruka hit afite Melody iramuvugira ahubwo icyo nasaba ni kintu ni indirimbo oya hari ibintu manje mujye mwitiranye hari ukuntu umuntu yicara agasikama abantu ngo arakunzwe sibyo buretse gatoya indirimbo yasohoye buretse gatoya tugenda mu mibare ubundi indirimbo yasohoye na promotion yayikoreye amafaranga yabashoyemo igicupuri batuzaniye umwana wari uvuye ku kirwa avuye kwiga isomo akarifata neza ati umuziki ndawuzanye ndawufite ku bitugu ucya mukosesho kiriya ni kimwe cyerekana neza yuko agomba gukora ibintu byinshi akaza mu itangazamakuru cyane kugira ngo umukomeze mu mukundi ibintu by'ubujajwa nibyo biri gutuma rero agaragara nibyo biri gutuma buretse bya zucu ibintu nakoze by'amafaranga ngo batandukanye nako bibonye byo kugira ngo atware ibihembo apfa dore ukuntu ibintu bimeze Bruce Melody turagukunda sibyo n'abanyarwanda baragukunda bamwe abandi baba bari gushungera reka tubyemeze utyo ariko ntibimukura kuba ari umuhanzi w'umunyarwanda mu bari mu Rwanda wa mbere kugeza ufite icyo umuziki umumarira ufite icyo akura mu muziki ufite nyine ubona ko yubakiye ku muziki ibintu byinshi iryo shema ntaryo tumukuyeho cyane ariko ibi bintu by'ubujajwe Emirene yatangiye kugushiramo ukajya ugenda ukajya kubaga abahanzi bagenzi bawe iriya ni imana afite ariko turanginga nashyira hariya cano rero itari y'indirimbo avuga ati ngiyi cano nayizanye yo bujajwa nzanza kujajwa amajakazi nashaka bajye baza nimunshyigikire tuzagushyigikira ariko ibintu byo kutwihishamo ngurariri nta miziki tukiri kubona bitewe n'ubwo bujajwa urajya hari ukavuga ngo nyine ngo reba ngo abantu ngo barigwisha we tuvuge ko utaguye uzazane video yasinze sawa nyine yibaga amajisho n'amafaranga yibaga amajisho aya mani umuntu wese kiri mu myaka y'umusore sibyo jiji be honest rero yakamenya ko yabaye umuntu w'umugabo akagereka kuza mu bujajwa ngaserereza abanzi bagenzi aza kuba abantu agomba kubafata kunda kugira ngo akomeze mu itangazamakuru mu muvuga nkubwiza ukuri Bruce Melody naguma muri ubu bujajwa Emirene akamushuka aguma mwoshya mushuka mwagaza Rock ntiyari yabujemo buriya bujajwa wabonye Rock ataratangiye kubimbwaho ariko yarivuguruye ntiyatangiye gukora ibyo aza kwa Emirene byuze rimwe mu myaka 3 sibyo Junior niwe wari ubyiharaje Junior ari filime ahantu mu cyumba bamukunze kubera ubujajwa mana afite umuhanzi nawe yarabyivugiye umuhanzi bagiye kuza n'umukobwa kirana ahubwo yenda Junior ndamwumva kuko abagomba aho kujya isi ajya kwirwa muri buriya bujajwa Christine yaravuze ngo ikosa nzakora n'ugura na Bruce Melody ku kirori nzamwereka icyo kwiga kandi kuko aracyo kose karongi atari igikora erega nawe nibyo mubwira aba bana yaribye yibiyemo
aba bana umuntu wigiye abana mubaha indabo zabo aya cece mwana ku bujajwa nta bujajwa nge nzigera nk'indabo bya bintu byo kujya aho kuzi gufata umanzi mukuru nka debeni ukajya kumubaga ngo arigwisha ngo aririza ngo ako ibyo bintu aho cece ubujajwa Emile nakako agaza ukamera n'inka muyoboke yaravuze ngo sibyo Tedo abantu amakuru ya nyayo muyoboke yaravuze ngo mu gihe cyose muzabona abantu bari gutera amatiku kuri social media bari gucuruza reka tuvuge icyo kintu ho gatsibyo urabyemera nta bucuruzi mbona bwo kuzana boss nka muyoboke manager nguze umubaga uburyo yahananutse none umere nk'umukwe ku musozi wa Karisi ubukamuhananura mu gikombe ngo uvuge ngo ibyo no gucuruza ubujajwa ega babujajwa baburekere ba Emile nibo babushoboye byo bagaburira bayago nibyo bibagaburira we rero umuziki uragutunze uri kubona kuri kuvamo akantu kuza muri ubwo bujajwa doneho ntunabuzemo byo kuvuga ngo uraje uje ndabaje kubaza ku miziki n'iki ubujemo buri munsi buri gihe uje kubaga nyine harimo akantu uzi ko kwa Emile mu biganiro 10 Melody bafitemo ikiganiro usambwira uwo ni umuhanzi dufite ntuza uriya Diamond mu biganiro yirwa mu biganiro ariko nawe ibintu ari gukora ntabwo ari byo biriya ni byo bucuruzi za Brakaman izo nizo bucuruzi agatandukana n'umugore adatandukana se biraga Diamond yamaze gutwereka ko anadusezeranya natwemeza ko igihe icyo ari cyo cyose we umugore yamufata ukwezi kumwe agashaka n'undi icyo cyo twaragifirinze tutabishima ko abikunze n'ubugabo se tutabubugabo ko abikunze nose ngo n'iryo somo ntibimwinjiriza none se ntibimwinjiriza asi tuvuge ko Melody nayo gutandukana n'umugore ari kurara byamwinjirije bitinjiza byamwinjirije navuzwe mu itangazamakuru katongengaza n'undi nawe ngo yegera uvuga ati shaho Melody turagukunda imiziki yawe turayikunda ariko pfa mu bujajwa kwa Emile ya ikikwereka ko ari ubujajwa kuki uba kwa Emile gusa ubundi oya biterwa n'umukoranire mwiza buriya kuri ubu ngo mu kiganiro Saba afite miliyoni Afrimax bafite miliyoni yago yego nawe arayifite umuntu mpamagaye se mwihorero ngo nta kibazo ngo ntari bose bagiye bafite iki bafite izo miliyoni hari n'abandi benshi bujuje miliyoni Roke yujuje miliyoni wenda afite content yesi ibiganiro uriya dinuza Red Blue Jade nyine abantu bafite miliyoni ni benshi erega biterwa kuki wiyambira kwa Emile n'ikikweka ko ubujajwa sibyo nabagabo bagiye ubujajwa Melody aragufite nemburu ariko akafata umugabo babwira neza yuko ngo arigwisha abagabo ugafata umuntu nka muyoboke bro Brad ikomeye mu gihugu ndikomeye